Buri wa gatatu wa icyumweru ngo muri aka karere ka Nyamagabe muri buri kagari haterana ibizwi nk'inteko z'abaturage. Ngo n'uburyo bwiza bwo kugira icyo babwira abaturage nk'ubuyobozi, ariko hanini abaturage bakagaragaza ibibazo bafite bigahita bikemukira mu ruhame. Ibi ngo byagabanyije ingendo abaturage bakoraga bajyana ibibazo ku nzego zo hejuru. Hafi ya byose ngo birahakemukira, uretse gusa ibyamaze gushyikirizwa inkiko nk'uko bisobanurwa na Mugisha Philibert, umuyobozi w'aka karere ka Nyamagabe. Ubungubu buri wa gatatu w'icyumweru inteko y'abaturage iraterana ku rwego rwa buri kagari, aho noneho n'abayobozi ari ku rwego rw'akarere n'imirenge tujya mu tugari kuba ariho twitabira inteko z'abaturage no gukemura ibibazo. Ibyo ngibyo rero birafasha cyane ku baturage, kuko uko ziterana buri cyumweru zikemura ibibazo by'abaturage bitagombye kugera ku zindi nzego, bifasha n'abaturage mu rwego rwo kubegereza ubuyobozi. Aho ngaho mu nteko z'abaturage ibibazo bikemurirwamo n'ubundi ni bya bibazo biba bitaragera mu zindi nzego nk'abunzi cyangwa se inkiko. Ni ibibazo biba ari bishya biri ku rwego rw'akagari. Hari ibibazo by'amakimbirane aba yavutse mu miryango, amakimbirane ashingiye ku butaka, ariko noneho n'ibindi byifuzo abaturage baba bafite. Hari abagira ibibazo bitandukanye, waba afite ikibazo ku byiciro by'ubudehe, kubona icumbi, kubona ubufasha butandukanye, gufashwa mu kwiteza imbere. Hari ababaza ibibazo bijyanye n'uburyo bashobora kuba bagirwa inama mu gukora imishinga. Ibyo nabyo binyura mu nteko z'abaturage, kuko abaturage barisanzura. Iyi gahunda yemezwa n'ubuyobozi bw'aka karere ko yakemuye ibibazo by'abaturage byatumaga basiragira mu nzego z'ubuyobozi. Yareberwa mu ndorerwamo yo kunyurwa kwa bamwe twaganiriye mu byivugo n'amagambo agaragaza ko ari intore, bemeza ko ngo nta siragizwa bahura naryo mu gusaba serivisi zitandukanye. Akarere ka Nyabivumo ni intangarugero. Ikimenye genda intore yo ku rugerero rw'umurage wa Gihanga, nkabarwibasira ndomazi rwa mugeza nk'ibitamo gitaramo, nkabarwogeza bigarama rwa mbere ngabenze gushira amakenga. Genda inkera yabeza abantu bose baranze hano muri Nyabivumo, kuko nk'intore ni twebwe imbaraga z'igihugu. Intore zitumwe ku rugerero ubungubu turi ku ibibazo nta bikiri mu kagari kacu. Ubu twahawe ijambo rwose nk'uko uri mubivuga. Umuturage ubungubu basigaye amenya uburyo yitwara, akitwara neza, akitwara mbega ukuntu kwiza cyane. Nyakubahwa wacu Perezida Kagame yarabikemuye muri make. Nyine ibibazo by'abaturage ntabwo wajya ku kagari utabanje kugera ku mudugudu. Urabanza ukajya ku mudugudu, byakwanga ukagenda ku kagari bakakohereza mu bunzi. Mu bunzi byakwanga ubwo nyine ni ukwandikira bakakohereza ku murenge. Uriya serivisi kubera zitangirira mu mudugudu zikagera ku kagari zikabona kujya ku murenge, naho mbona bigenda neza nta kibazo, tanga serivisi neza. Inteko z'abaturage aho zikorwa neza ngo zishobora gukemura byinshi, kuko umuturage uburyo akemurirwa ikibazo ngo bigaragarira buri wese uhari. Ibi bishobora no gufasha ugikemuriwe kwemera ko bikoranywe ubushishozi. Ngo bituma kandi nta ruswa ibaho, kuko umuyobozi afata umwanzuro nyuma yo kumva ibitekerezo by'abaturage. Bikanafasha ubuyobozi mu gutuma nta muturage ushobora kugarura ikibazo inshuro zirenze imwe ahisha ko kigeze gikemurwa. Fulgence Kizwera, Royal TV.